Mbifurije ibihe byiza mwese abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi muri kumwe na mwene so Rukundo Vincent. Muri kino cyumweru turimo kuganira ku ijambo ryitwa ibyanditswe byera cyangwa se ijambo ry'Imana. Dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ni igice cyaho cya 3 umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 17. Aranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Imana ishimwe cyane. Icyambere tubonye ni uko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ibi byanditswe byera ni ijambo ry'Imana ryaturutse ku Mana Data, umuremyi w'isi n'ijuru. Uzarebe neza ibindi bitabo, ushobora kubisoma ugasoma nk'igitabo gisanzwe, wakirangiza ukumva birahagije ukagishyira ku ruhande. Ariko ibi byanditswe byera, Imana ishimwe cyane, iyo ubisomye hari n'igihe aho wasomye cyangwa se wigeze gusoma cyangwa wigeze kumva umwigisha yigisha, ugira ngo nibwo bwa mbere uhumvise, bitewe n'uko byahumetswe n'Imana, bishorewe n'umwuka wera w'Imana. Imana ishimwe cyane. Binafite ubundi buryohe bwihariye bwo mu buryo bw'umwuka, kandi ibyanditswe byera ntibisaza, bihora twumva ari bishya mu matwi yacu kuko byahumetswe n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ibi byanditswe byera rero ntabwo ari ubwenge bw'abantu, ahubwo ababyanditse babaga bayobowe n'umwuka wera w'Imana. Imana ishimwe. Icya kabiri twabonye muri ariya magambo twasomye, haranditse ngo ibyanditswe byera bifite umumaro wo kwigisha umuntu. Mu byanditswe byera cyangwa se mu ijambo ry'Imana niho twigira tugasobanukirwa uburyo Imana yaremye umuntu, uburyo abantu bacumuye ku Mana bakajya kure yayo, uburyo Imana kubw'urukundo rwayo rwinshi yatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo akaza kunga abantu n'Imana, kugira ngo abantu tutazarimbuka ahubwo dukizwe kandi tuzahabwe ubugingo buhoraho, tuzabe mu bwami bw'ijuru iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu twasomye ngo ibyanditswe byera byemeza umuntu iby'ibyaha bye. Ijambo ry'Imana ni ryo ryonyine ribasha by'ukuri kwemeza umuntu iby'ibyaha bye. Iyo umuntu yahuye n'ijambo ry'Imana neza, ujya kumva ukumva afashe umwanzuro mu mutima ntawe ubimuhatiye, akegera nk'umuntu w'Imana cyangwa se abantu b'Imana ati nimunsengere Imana imbabarire kuko ndi umujura, cyangwa se ndi umusambanyi, cyangwa se ndi umugambanyi wagambaniye abandi, n'ibindi n'ibindi. Kandi ibyo byose igitangaje ugasanga igihe yabikoraga yarabikoze yihishe bitari bizwi, akabikora gusa bitewe n'uko ijambo ry'Imana mu mumaro rifite harimwo no kwemeza umuntu iby'ibyaha bye. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ryayo. Nyamara nk'urugero, hariho nk'umuntu uzasanga wenda ari nk'umujura, ni urugero mfashe, ibyaha byo ni byinshi bikorerwa mu isi, ugasanga arafashwe aranahanwe, wenda n'ibimenyetso by'uko rwose ibyo bigaragara, agashyirwa mu nzu y'imbohe, akazarinda asohokamo ataremera icyaha cye. Ariko iyo uwo muntu ahuye n'ijambo ry'Imana rimwemeza iby'ibyaha bye ataruhanije. Imana ishimwe cyane. Icya kane twabonye, twasomye ngo ibyanditswe byera bitunganya umuntu. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ridukuramo ibibi twabagamo, rikadutunganya, rikatweza rwose,
mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 17 umurongo wa 17 haranditse ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Aya ni amwe mu magambo Yesu yavuze igihe cye cyo kuva mu isi cyegereje, akaba yari arimo gusenga asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Nuko arimo asenga, agezemo hagati hari aho yavuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ijambo ry'Imana rero riratweza rwose, ridukuramo ibibi twagenderagamo, rikaduhindura bashya. Imana ishimwe. Icya gatanu twasomye ngo ibyanditswe byera ngo bihanira umuntu gukiranuka. Ijambo ry'Imana rituyobora kugendera mu nzira nziza yo gukiranuka, inzira itunganiye Imana. Niryo rituma tumenya ibyo dukwiriye gukora bikwiye kandi binejeje Imana. Dawidi we yaravuze muri Zaburi 119 ku murongo wa 11 ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imana ishimwe cyane. Twasomye ngo ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka. Noneho icya gatandatu ngira ngo tuvuge naho twasomye ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse. Dukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo tube abantu bashyitse imbere y'Imana. Yesu we yaravuze muri Matayo igice cya 4 n'umurongo wa 4 ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe. Bivuga ngo umubiri w'umuntu utungwa n'umutsima cyangwa se ibyo kurya bisanzwe, ariko ubugingo bwacu nabwo bukeneye ijambo ry'Imana kuko ari ryo ributunga. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nk'uko rero umwana yatabonye ibyo kurya bihagije adakura neza, nicyo bita kugwingira, ni nako n'umuntu utabona ijambo ry'Imana mu buryo bukwiye aba agwingiye, ntakura neza mu buryo bw'umwuka. Rero dukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo tube dushyitse, kuko ngo nibwo ku cya 7 ariho twashoreje dusoma ngo umuntu w'Imana icyo gihe abasha gukora imirimo myiza yose, kuko aba afite ibimukwiriye byose. Imana ishimwe cyane. Mbese wowe ukurikije ijambo ry'Imana muri kano kanya, waba wifuza gukora imirimo myiza kugira ngo uzayihemberwe ugeze mu bwami bw'ijuru? Banza wemerere Yesu Kristo niba utari wamwakira, umukingurire umutima wawe, umubwire uti Mwami Yesu Kristo, uhereye none nemeye kukwakira mu bugingo bwanjye, ngwino uture muri jye. Maze ubundi ugire umwete rero wo gukomeza gutega amatwi ijambo ry'Imana. Rizakwigisha, rigutunganye, rikuyobora inzira nziza yo gukiranuka, uba umuntu w'Imana ushyitse, hanyuma rizakubashisha no gukora imirimo myiza yose, uzagororerwe ugeze mu bwami bw'ijuru. Imana iduhane umugisha. Amen.